simpamya ko bitanabaye, kuko The Ben nubwo yariraga yanabikomoje aravuga ati umwanzi, ngira ngo mwumvise amagambo yavuze ku umwanzi yavugaga nta wundi, ntago navuga ngo ni Bruce Melody, ariko niyo timu yindi irimo Bruce Melody, irimo Coach Gael, irimo Fata ku mavuta, umugabo udasiba gukora inkuru navuga zisenya The Ben. Bikumva uwitwa Bruce Melody we akora iki kugira ngo ahagarike ibyo bintu bishobora kuba byasenya umubano we na The Ben? Twibuke neza Garax TV. Yes, nongeye kukwifuriza ibihe byiza, ari nako ngohereza ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Ushobora kuba uri kutwumva uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Mwese aho mwaba muri hose mbaye ikaze hano kuri Star Galaxy TV. Kebise umugwaneza imfura y'u Rwanda, ayo niyo mazina yanjye. Mbanje ngo tubane mu makuru menshi cyane abatandukanye ari kuvugwa muri show busy, tumenye ibintu byinshi cyane biba biri kuvugwa, dore ko amakuru abari menshi cyane. Turi mu mpera z'icyumweru, amakuru aba yaravuzwe ari menshi cyane, ibintu biba byarabaye byinshi cyane, bikagenda bikaba byinshi koko. Mbanje ngo tubisesengurane turebe neza ukuntu ibintu byifashe. Uyu munsi ugiye kunyemerera ntizigiye cyawe kitari kinini, ndaza gukoresha iminota itari myinshi cyane, hanyuma tugaruke kuri iyi saga. Navuga ko imaze iminsi itari myinshi irimo ivugwa. Ni saga iri hagati y'umuhanzi Bruce Melody ndetse n'umuhanzi The Ben. Aba bombi bafite amatsinda barimo ariyo Team B. Team imwe ikaba irimo Bruce Melody, Coach Gael ariwe manager wiwe, ndetse na bamwe mu banyamakuru ndi bukubwire hano kuri Star Galaxy TV. Hanyuma indi team irimo umuhanzi The Ben, abafana biwe ndetse n'abandi banyamakuru. Uyu muhanzi The Ben uherutse gukoresha igitaramo i Burundi, ariko akaza kugaragara arira cyane. Amwe mu makuru twamenye ni uko nubwo yariraga abantu bakagira ngo wenda ni ibyishimo, The Ben ntabwo byari ibyishimo, harimo n'agahinda, dore ko igitaramo cyiwe ngira ngo mwagiye mubyumva ku binyamakuru bitandukanye. Iki gitaramo cya The Ben ni igitaramo cyabereye mu kigo cya gisirikare kubera impamvu runaka, impamvu zitandukanye, zimwe na zimwe zagiye zituruka no ku bantu ba hano iwacu mu Rwanda b'abanyamakuru, urumva, ndetse n'uwo mugabo bita Coach Gael ariwe manager wa Bruce Melody, ni bivugwa. Hanyuma bakaba ari bamwe mu bantu uwitwa Coach Gael. Amwe mu makuru twamenye nuko uyu mugabo Coach Gael yajyaga yishyura, nikuba ngo ahantu The Ben yabaga yateguriye gukora igitaramo kugikorera nyine, we akagenda akahita yishyura amafaranga ari hejuru yayo The Ben yari kuhishyura. Ubwo bakaba barahamwimye, uri kumva, akajya ahandi n'ubundi akabikora uko nguko. Ibyo ngibyo akabikora mu rwego rwo kugira ngo yice igitaramo cya The Ben, uri kumva. Ariko ibyo ntabwo ari byo tugiye kuganiraho, kuko ibyo ndakeka mwarabyumvise inshuro nyinshi zitandukanye, nanjye nanabigarutseho ahangaha kuri Star Galaxy TV. Ikintu tugiye kuganiraho n'ubundi ni kuri Bruce Melody ndetse na The Ben, ariko twibaza ibibazo bitandukanye, ari nabyo tugiye kuza gusesengurira ahangaha kugira ngo tumenye ibintu byinshi cyane. Hanyuma namwe muraza kumbwira uko mubyumva muri comment, muze kwandikamo rwose nta kibazo. Hanyuma turebe ikibazo cya mbere, ingingo ya mbere tugiye gusesengura. Ese ko twumvise Bruce Melody yitangariza ko we ubwe nta kibazo afitanye na The Ben, nubwo hari ibyo bintu nyine by'amatsinda Team B, we nta kibazo afitanye na The Ben. Ni ukubera iki Bruce Melody yatangaje ibyo ngibyo, kandi inyamara akaba bizi ko uwitwa Coach Gael ari nawe manager wiwe, akaba ari nawe washatse kwica igitaramo cya The Ben, uri kumva, akaba nawe washatse kwica igitaramo cya The Ben. Kuki akora iki kugira ngo ahagarike
ibyo bintu we ntabwo abona ko byamwicira izina? Ese ko yavuze ko abafana ba The Ben ndetse n'aba Bruce Melody aribo bahanganye ku rwabo ruhande, we akora iki kugira ngo bitamwicira izina? Uwitwa Fata ku mavuta, ngira ngo mwarabyumvise ko yafashe amafoto ya Bruce Melody akajya kuyaprintinga mu gihugu cy'i Burundi igihe The Ben yari afite igitaramo muri kiriya gihugu. Yamara kuyaprintinga, ngira ngo video twarazibonye, arimo printinga akajya kumanika ayo mafoto ku byapa biri hafi yaho The Ben ari bukorere igitaramo. Bisobanuye iki? Ibyo turaza tubirebere hamwe turebe uko bimeze. Inkomoko y'amakimbirane ya Bruce Melody ndetse na The Ben ari kuvugwa muri iyi minsi, nubwo Bruce Melody atemera ko hari amakimbirane afitanye n'umuhanzi The Ben. Iyi nkomoko ni iyihe? Yaturutse hehe? Byagenze bite? Uri kumva? Ese ni ukubera iki uwitwa Fata ku mavuta mu nkuru nyinshi yumvikana arimo ashaka wenda gusebya The Ben? Agashaka, byagenze bite? Ni ukubera iki nyine abashaka gusebya The Ben kugezaho afata amafoto ya Bruce Melody akajya kuyaprintinga i Burundi, yewe akanayamanika ku byapa aho The Ben ari bukorere igitaramo? Bisobanuye iki? Kubera iki yabikoze? Byose ayo ni amakuru nkuzane hano kuri Star Galaxy TV. Ntize umwanya wawe, hanyuma untize igihe cyawe, dusesengurane turebe ukuntu ibintu bimeze, turebere hamwe ibi byose. Ndayakuzaniye aya makuru kugira ngo tuyaganireho, tumenye ibintu byinshi cyane bivugwa kuri yo. Nguhaye rero ikaze aho waba uri hose, ni nako kandi tutangiye tuyinjiremo neza turebe ukuntu ibintu bimeze. Reka duhere wenda kuri Bruce Melody. Uwitwa Bruce Melody aherutse kumvikana ubwo yari muri interview kuri Kiss FM avuga uti njyewe nta makimbirane mfitanye na The Ben, ahubwo amakimbirane ari hagati y'abafana ba The Ben ndetse n'abafana banjye. Ubwo ni Bruce Melody wavugaga, amakimbirane ari hagati y'abafana ba Bruce Melody ndetse n'aba The Ben. Tukibaza duti niba Bruce Melody abizi ko yaba abo bafana yaba na manager wiwe Coach Gael aribo bafitanye amakimbirane n'iyo timu yindi iriho The Ben ndetse n'abafana biwe, bakaba babahanganisha biganisha ku kuba babashwanisha. Simpamya ko bitanabaye, kuko The Ben nubwo yariraga yanabikomoje, aravuga ati umwanzi, ngira ngo mwumvise amagambo yavuze ku mwanzi. Umwanzi yavugaga nta wundi, ntago navuga ngo ni Bruce Melody, ariko niyo timu yindi irimo Bruce Melody, irimo Coach Gael, irimo Fata ku mavuta, umugabo udasiba gukora inkuru navuga zisenya The Ben. Bikumva uwitwa Bruce Melody we akora iki kugira ngo ahagarike ibyo bintu bishobora kuba byasenya umubano we na The Ben? Twibuke neza uyu Bruce Melody nubwo yatangaje ibi ngibi akavuga uti nta makimbirane mfitanye na The Ben, ahubwo amakimbirane ari hagati y'abafana banjye n'aba The Ben. Uyu Bruce Melody manager wiwe ni Coach Gael. Coach Gael ni umwe mu bagabo bafite amafaranga menshi cyane bari muri no showbiz nyarwanda. Uyu Coach Gael, twibuke neza, hari amakuru twumvise, yewe hanabonetse amashusho yagaragaye ari mu gihugu cy'u Burundi mbere y'uko igitaramo cya The Ben kiba, mu rwego rwo kugira ngo ahantu hose The Ben azajya ajya kwishyura ngo ahakorere igitaramo cyiwe yari yateguye, akagenda akahishyura mu rwego rwo kugira ngo yice igitaramo cy'umuhanzi The Ben. Uwo ni Coach Gael. Uyu mugabo Coach Gael ni umwe mu bagabo bafite amafaranga, nabikubwiye. Ibyo ngibyo byarabaye, aragenda arishyura kugira ngo ibyo ngibyo bibe.
yerekane ko umuhanzi Bruce Melody ari we urenze, ari we gitangaza nyine kurusha umuhanzi The Ben. Ibi byahise bituma nibaza, nkomeza no kugenda numva bamwe mu bantu babivugaga. Uze wenda kujya kureba ikiganiro cyanyuze kuri Chita Magic uyu munsi. Iyi showbiz nyuma bagaragaza ko ino showbiz amakimbirana yirimo ushobora kuzasanga hari umwe mu bantu babigendeyemo akicwa. Urumva ibi bintu byatangiye kuzamo amakimbirane, n'andi usanga nyine urwango rwatangiye kurenga umupaka, ugasanga arabatangiye kubiyenderamo. Ntabwo byaba ari igitangaza ko dushobora kumva urwango nyine rw'abantu bahangana kuri side zabo, tukumva umwe yahatakarije ubuzima. Ibi byose birashoboka, uri kumva. Twarimo twibaza ngo se Bruce Melody we akora iki kugira ngo ahagarike iyi ntambara, nimba avuga koko amakimbirane ari hagati y'abafana be n'aba The Ben? Akora iki kugira ngo ahagarike ibi ngibi bye kugumya kumuteranya n'umuhanzi The Ben? Ese ubundi koko bari bakwiye guhangana? Ako ni kamwe. Guys, reka twibuke neza tunabyumvikaneho neza. Uwitwa Bruce Melody ubusanzwe aririmba indirimbo nziza, hanyuma uwitwa The Ben akaririmba indirimbo z'urukundo, ariko akajya ajya no muri gospel. Uri kumva aba ba artiste bombi cyangwa se aba bahanzi bombi ubusanzwe ni inshuti. Uwitwa Bruce Melody yinjiye mu muziki hasaga mu mwaka wa 2012. Urumva ko ni umwana kuri The Ben. The Ben umuziki yawinjiyemo kera, ariko se ni ukubera iki usanga bari guhangana aba bahanzi? Aho ngaho hari akabazo, ntabwo turamenya uko bimeze cyangwa se igisubizo cyaba ngaba ukuntu bimeze. Ikindi kintu nari nkubwiye, umunyamakuru witwa Fata ku Mavuta hagaragaye amashusho yiwe ajya guprintinga amafoto ya Bruce Melody. Ubwo hari mu gitaramo, bwari bucyaba igitaramo cya The Ben, ajya printinga amafoto ya Bruce Melody, ajya kuyamanika ku byapa hafi yaho The Ben ari bukorere igitaramo cyiwe. Uyu Fata ku Mavuta, hari bamwe mu bantu bitabiriye igitaramo cya The Ben bavuga ko batigeze bamubona, ariko abavandimwe b'abarundi buriya nabo baba bari maso. Ngira ngo showbiz nyarwanda ni ibintu bakurikira, ni nayo mpamvu bamubonye printing amafoto bakamufata video. Ngira mwarayibonye umuntu warimo bamufashe video avuga ati Fata nguyu printinze amafoto ya Bruce Melody, arasohotse iya mbere arayimanitse. Ako kantu abenshi mwarakabonye, wenda ndi bunakabashyiremo kugira ngo mukarebe. Ese ni ukubera iki uyu Fata ku Mavuta yararimo akora ibi ngibi? Nta hantu byaba bihuriye nuko Bruce Melody ndetse na Coach Gael niyo timu yabo muri rusange yaba ifitiye urwango rukomeye cyane uyu muhanzi The Ben. Aho naho tuhashyira akabazo. Mu kuhashyira akabazo hari n'igisubizo gikomeye twahita twihereza ahangaha. Umuhanzi The Ben ajya mu minota ya nyuma yo kuri stage yakomoje ku umwanzi ukunda kugendaho, ukava mu Rwanda umwanzi akuriho, nyamara yaranagutanze kugera aho ugiye, akagaruka akaguherekeza. Uri kumva? Yarangiza urumva umwanzi yamugenzeho kugeza aho igitaramo cyiwe cyimuwe kikajyanwa kubera mu kigo cya gisirikare. Twumvikane neza, ntago ari uko The Ben yari yabuze amafaranga yo kwishyura ahantu igitaramo cyari kubera kandi kikagenda neza, ariko leta y'u Burundi irarebera avuga uti umutekano ntago uhagije w'aba bantu, reka iki gitaramo cy'uyu muvandimwe w'umunyarwanda tugishyire mu kigo cya gisirikare mu rwego rwo kurinda umutekano wacu. Mwumvise saga zakurikiye kubera abahanzi bamwe na bamwe bataririmbye, yaba Big Fizzo
uyu munsi nanumvise ikiganiro Fata ku mavuta yakoreye kuri 3D TV avuga uti uwitwa uriya muhanzi w'umurundi, abahanzi b'abarundi banze kuririmba nuko bashakaga ko bajya kuri stage ari uko uwitwa The Ben yayivuyeho, ariko ntibibakundire kubera amasaha leta yari yabahaye. Nuko nguko byari bimeze kuri aba ngaba bombi, ariko icyo nabonye cyavugwaga kuri aba ngaba, icyo Fata ku mavuta yagarukagaho, yagaragazaga ko uwitwa The Ben ahubwo atigeze abona amafaranga kubera ubukene yo kwishyura uyu Big Fizzo wari kumuririmbira, atari ikibazo cy'amasaha cyabayeho. Urumva yashakaga nanone gukereya beef, already yanamaze no kuyikereya hagati ya Big Fizzo ndetse na The Ben, ubwo n'abafana biwe muri rusange, kuko iyo umunyamakuru avuze ikintu nk'icyo abafana nibo bahita batangira nyine kubyumva mbere cyane, uri kumva. Ariko nabo ni abantu batekereza. Izo team yaba team B, team B, ntabwo tuzi ibintu byaza aho bizarangirira, ariko icyo tubona muri aka kanya, wenda nge nta side ndi bubogamireho, ni ibintu byakakwiye guhagarara, kuko ahanini birimo biranashyira umuziki hasi, biri kwica izina ya Bruce Melody, nubwo we yivugira ko nta bibazo afitanye na The Ben, ariko nimba ibintu nk'ibi biri kumuvugwaho, urumva ni ibintu biri gushyira izina ryiwe hasi, biri kurisubiza inyuma, niko navuga. Reka wenda twitege andi makuru tuzagenda tumenya kuri ibi ngibi, tuzaze turebe neza ukuntu ibintu bimeze. Ariko uwitwa Fata, muze gukurikira neza inkuru ari gukora kuri 3D TV, ni umwe mu bantu badashyigikiye umuhanzi The Ben kuva yatekereza gupanga igitaramo, kuva gahunda ziwe zose, ni umwe mu bantu navuga ko batazishyigikiye. Nibyo nakubwiraga rero, uwitwa Fata ku mavuta, uwitwa Fata rwose inkuru nyinshi ari gukora, arimo aragaragaza nyine uko Bruce Melody ari operasiyo yiwe arimo akora. Muze kuyumva, yahereye kuri operasiyo wenda yiriya modoka The Ben yahaye Pamela, ngira ngo mwarabyumvise ibyo yayivuzeho, avuga ko atariye ahubwo ari y'undi muntu. Uyu munsi yakoze kuri operasiyo nyine y'ibyo ngibyo bya Big Fizzo, agaragaza ukuntu Big Fizzo ari we ngo wazamuye, afata nka The Ben nk'umwuzukuru wiwe, kubera ko abo yazamuye aribo bazamuye umuhanzi The Ben. Urumva ni ikintu yashatse gukereya, navuga kiremereye, kiri butume nyine kibyara urunturuntu mu bafana ba The Ben ndetse n'aba Bruce Melody muri iyi minsi batari kurebana neza, buri wese avuga ati ninjye kizigenza. Ariko reka wenda tugana ku musozo, ntago tubona ko iyi saga ya Bruce Melody ndetse na The Ben yakakwiriye kuba iba. Bose n'abahanzi nyarwanda bashaka iterambere, banafitiye runini industry y'umuziki nyarwanda, ntago bakakwiye kuba bashwana kuri uru rwego kugeza aho bigera mu bantu nyine bigashaka no kuba hagatangwa n'amafaranga menshi cyane kugira ngo umwe asebe. Uri kumva, agari ibintu kabisa byakakwiye. Coach Gael, nimba warakoze ibintu nk'ibi ngibi ugatanga amafaranga menshi y'umurengera kugira ngo ushake kwica igitaramo cya The Ben, kabisa uri umuntu w'umugabo wigaye tu. Hanyuma na Bruce Melody, gira icyo ukora, nimba koko nta makimbirane ufitanye na Bruce Melody, uhagarike ibyo ngibyo, uhagarike ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko nawe ntago urishuwa yuko abo ngabo batanga amafaranga kugira ngo wenda name cyangwa se ugaragare nk'umuntu urenze kurusha The Ben, bakereye saga hagati yawe na The Ben. Ntago muzahora n'abantu mu buzima, baraza bakagenda, bikaba nyine ubuzima nuko nguko navuga ko biba byifashe kabisa. Rero nibyo ngibyo naba nkubwiye kuri aba bahanzi. Nyemerera duhurire mu zindi nkuru, turebe byinshi biba bivugwa. Nyitaka Bruce Mugwaneza, imfura y'u Rwanda. Kora subscribe hanyuma ujye ubona amakuru menshi atandukanye avugwa kuri showbiz, avugwa muri showbiz menshi cyane abagiye atandukanye.